inde Nzozimana no Nzozimana Simani ko ndiko utangiye guhinduka twabipfa numbwira kandi Nzozimana waba waraguhaye akazi man uzikoze Nzoza ari sister wanje man singe tuvuka urabizi wowe wigeze umumpresenta wangu munyereka nuso nakwagira ubwanjye nta nubwo wareba ngo urebe ko dusamana mani umuntu agiye ku kazi ntago agomba kwitanga arebe ako man ndi muri umva reka nkubwira umva ngi umutipa nimba ndangiye job ntago ngomba kureba ngo ninde ndenje mbano nkungora bintu ngumpe nago tata ngucwanya guza kazi ariko no akazi urabizi nese ejo bundi meri wampa akazi wabigitambitsemo twari waramunyeretse sinamumenya ariko ari mama wa kampaye ubundi se mani ninde ashaka kwica umundi sister kujya kwica abantu muri yabitewe ni umutipe yanyeretse ya nagatipe dukanze nkwereka ku gatipe kuri yambabaje we do niki ubusiki kigiye ubusiki cyagize ntago nazonde abarakubwiye ibyo bapfuye we ntago nzi bifu incyambere ni n'amafaranga ntago mba nzi bifu bafitanye noze waje ngo yakwemereye miliyoni zingahe si 25 ni 25 mwaremeranyije uzanye mu bwintu by'ubufumani bamushiki wanjye nubwo ari mushiki wanjye nta mukaraba babizi nge ku mafaranga nta mikino ngira mani noneho zira diro zakurwa n'izigifungo ni Burundi twasezeranye ko uzatwara 10 zadwa kuwara sada ihondi 10 miliyoni 10 abanda muranatiyo tuzagabana ntabwo pasura gahunda ntabwo byashoboka mani ntabwo byashoboka kubyandize nawe nakuyicira nkagikora njyenyine none icyo kiraka akazi ninjye wakadirinze komisiyo weniyoneri wakandangiye ntinamuhembye ntabwo byashoboka miliyoni 10 mani nazo uwo mukobwa mwahuye mwumvikanye cyangwa turajya kumureba mbere yo kujya kure kwikizwa turajya kumureba twari twavuganye mwarumvikanye ubwo gahunda no kujya gukuraho umutipe cyane gahunda nuko tujya kubinoza ubwo twagiye tujenda ariko nyine se subize nta mikino mani no mu buzima busanzwe uriya gutegereza nibyo byiza kuko nta inkoni ihirigiye pe ariko nibyo usanga mu kwihangana nkategereza umwana wanjye nibyo nubwo biba bitoroshye ariko nyine nta noneho byongeyeho kuba ari ibintu twabwiwe na mwuka wera bihita biba amahwi Imana ntabwo ijya ivuga rwose pe ndakubwiye ukuri cyane rwose mana yanjye iriya birampangayikishije dore diyakoni we yasashimwe diyakoni umuntu w'umugabo ukikora ukaduta mu butayu ariko noneho ndapfuye ariko kotora ni wowe biteye ariko ni ukuri nabiteye guteze mbese umukozi w'Imana mugenzi wacu we konsolata wowe uragize uti udare kiyoka njye nese nimvira ko ari ibintu bikomeye nuva ko ubibonye kuko nk'umukozi w'Imana mugenzi wacu njye nese niyirukira ntango narebye ngo ni ibiki iwanyu hariyo abakurambere wikanze abazimu b'iwanyu ugiye gufata igihe cyo kugusengera nta mukozi w'Imana utabagenze mu butayu ucyo utahindukiye ngo urebe koko niba iyo nzoka iharuka dusiga turi kurwana n'umudayimoni umeze kuriya ni n'iby'iwanyu byari bije kugukura mu butayu uranyura uradusiga kotora ni ukuri kw'Imana si wabibonaga se ni wowe biteye iyo utabivuga nayo gukomeza nkahagarara nk'intwari nyine ngakomeza oya n'iby'iwanyu wikanze diyakoni koko diyakoni muzima dufata wa mugambi wo kujya mu butayu twari twumvikanye neza ko tugiye guhangana n'imyuka mibi iyo ari yo yose none uriya koko byatewe n'iki Ese shaka n'ubisho wari uri kurusha menshi uragira ngo nze tuvugane se n'akakandi gatwaye cyane abonye utanga icyoro byo kakandi naguze iwawe nabonye kamaje gukura
Cyabo kameze neza tu ndabona karimo kaya. Ubwo naribi ndaza kukuvugisha mu kanya mubwire ukuntu turabigenza. Sawa. We Fisto. Ani boss. Wewe hano. Sandana ni ndikwishi. Konde bakazi nakuzanye kakunaniye. Kananeze gute kandi? Reba nk'iri jaji n'ingurubiri. Ubu subira jaji cyarire cyarabuze kabisa. Cyabuze ejo bundi nashinye nabuze. Yo kujya usasira. Usanze nakubwiye ko kandi hatagomba kugiramo ibintu by'ibyansi byinshi. Usanze nari ngiye kwahira cyarire dore n'umufu. Ugomba kujya uhita ubikuramo. None reba rino jaji. Nari ngiye kwahira cyarire. Ubwo urumva turakorana neza. Icyarire cyahoramo buri gihe. Narakubwiye ngo ujye ukora buryo ki ushyiramo utwatsi bijyanye kujabuka ugakura none reba ukuntu Usanze nari ngiye kwahira. Urumva kakunaniye mwirukane cyakundi wapi musi kumva wanyirukana reba ukuntu ingana no kuntu bakanganye kangana sibu byawe urahe. ariko manzu nitegereza urebe ukuntu wasanze isuka ukabona turatewe aho kugira ngo uhagarare gitwari turwane n'iyo myuka mibi wari ubizi neza ko bija kuko nanizi isaha nkuvugisha uracyafite ubwoba bw'ibintu by'iwanyu ukeneye isengesho turi bugusengere wongere ugaruke muri mu byo kubana n'abakozi b'Imana. nanjye maze kwirukana nagiye ngeze ijya mbonye mutari kuza mpita mbasenyera avuga ngo mana ngo barinde rwose kiriya kintu bavuze kitabafata. Nahise nsenga nanjye narasenze ntiwagaruka mu butayu saa sita z'ijoro ukikora ugasiga abantu mu butayu ukagenda. simwavuye amahoro se urimo satani sha urimo abadayimoni witujijisha mu izina rya Yesu nuko ipasi turagusengera abazimu bakuvemo. nta muntu witegura kwakira ingabire nk'iyo mfite waba witwara gutyo. ubwo uzi impano pasiteri yakuye mu butayu uzi impano nakuyemo warangiza ukaducika kuriya saa sita z'ijoro tukagira ngo hari n'ibyagushimuse. Ntuzongere kujyana n'abagabo ku rugamba ngo bate nta mugabo kurimo gutinyuka ugasiga abantu mu rugamba nka ruriya. Noneho dayimoni imeze kuri ikadutera ugahita wirukankira. Yaduhaye dayimoni w'ubwoba byari bije kugutwara bidashaka kusenga. ase nzozi narutse nkuzana wa mutipe wambwiraga ngo muha akazi byagenze bite gikoresha twavuganye ariko nabonye asa nk'uri seriyemo gakeya ntabwo nzi niba azabishyira ku murongo neza ariko nabonye asa nk'uri seriye nyine kuko natari kumenya umunsi ngo ni uyu ariko nabonye ari seriye. wabonye ari seriye? nabonye ari seriye. Ntese nk'ukuntu wabonye ari seriye habe no kunshimira basi ko nawe narakoze ikintu kizima. Nari ngiye kugushaka ku bundi bintu bawigira nari ngiye kugushaka kubaza ngo nyine tukajya no kunywa akantu ariko mfite ikibazo cy'ukuntu utambwira ko akantu bihagaze. hoye mani we turi susubiza ko tuba turi kunywa siye cyose ariko ndabizi ko tuba turi kumwe kabisa. Nyine ikindi kibazo misengera ndabona najyo kunyuka bikureho rwose. umva nkubwire ikintu ugiye gukora uhita ujya mu kiraro ukuremo bino bifumbire ugende no kuri butike ugura isabune uze uyikarabye ngaruka ku mugoroba itagisabuye ko nawe usigaye upangira akazi kavunanye siko waje usaba ku mafaranga twavuganye. sinakubwiye ukuntu byese sinakubwiye ukuntu akazi kawe amafaranga twavuganye uzongeraho wenda bitanu ndabona nsigaye urabona zarebye none hasigaye rumwe runini rubarushye kabisa. rumwe runini ahubwo se ubu dore n'iki kiraro ko ngiye gushyiramo indi utari wivugisha amagambo. siyo mpamvu se nyine ndi kukubwira ngo nukongeza amafaranga. weho mubwiye ko ibikorwa byawe njye mbona bisa neza ikibazo ntabwo ari amafaranga uri kumva dore n'ibi byose ni ibyariye mukayandagikira. umva rero tubyumvikaneho iyi ngurube ngaruke mu rugo itagisabuye uri kumva ndayikorera isuku ugura isabune uvome n'amazi uyikarabe icyo si ikintu twumvikanyeho nagaruka mu nsanga isuku ukurikirane neza genda uraza wasinze ndabikora nimugoroba mwigire gutembera. ikintu nshaka ni ukubona ibintu byose biri ku murongo nkaho ubundi rwose mana nyagasani. Ndahira ko noneho uramucika yaje iki yaje ndahira ko umucika.
hari aho ubona ukahatera intambwe